Muri uyu mwaka wa 2022 nibwo akarere ka Kicukiro katangije gahunda bise inteko y'abahizi nk'urubuga rwo kwisuzumiramo imikorere hagahembwa imirenge yahize yindi mu bikorwa baba basuzumye nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi nshingwabikorwa w'aka karere Umutesi Solange. Inteko y'abahizi ni umwanya duhura nk'abagize uruhare rukomeye mu bikorwa by'ubukangurambaga mu karere ka Kicukiro tugasuzuma ibiba byarakozwe. Abahizi birumvikana tuba dushaka kureba muri urwo rugendo ninde wahize undi, ese uwahize undi yakoze iki, tukagira umwanya wo kumurika ibikorwa by'indashyikirwa byakozwe mu mirenge itandukanye. Aho rero niho tugaragaza ibikorwa muri rusange byakozwe ariko tugaragaza ibyahize abandi. Kuri iyi nshuro hibanzwe ku bikorwa bibiri ari byo gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda ndetse na gahunda yo kurwanya ruswa n'akarengane. Imirenge 3 ya mbere muri buri cyiciro niyo yahawe ibikombe mu biro byabaye ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki 23 Ukuboza 2022. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Umutesi Solange avuga ko iyi gahunda bayitezeho umusaruro mu buryo asobanura. Ntabwo waba uri umuyobozi utari umuhizi, nta nubwo waba utanga serivisi udafite ishyaka ry'abahizi. Kuza rero mu nteko y'abahizi udafite icyo uje kumurika navuga ko umuntu aba ari ikigwari. Niyo mpamvu twiteze ko izongera ishyaka mu mikorere, ikongera kwishakamo ibisubizo, ikanongera kwishakamo udushya kugira ngo tubashe gukemura ibibazo bihari ariko kandi tunihutisha ibikorwa by'ubukangurambaga. Umuyobozi mukuru w'umuryango Prison Fellowship Rwanda nk'umufatanyabikorwa w'akarere ka Kicukiro Bishop Gashagaza Deogratias asanga gahunda nk'iyikwiye kugera hose by'umwihariko bihereye mu rubyiruko. Numugani twasanze twese dukura ngo umwere uturutse bukuru bucya bakwiriye hose. Uyu mwera rero ntabwo ari Kicukiro gusa, urabyivoma nk'uko nabivuze mu buyobozi bwiza n'icyerekezo cyiza cy'igihugu. Twasabaga kandi twashishikariza yuko urubyiruko rwose rw'igihugu ruhaguruka rukishakamo ibisubizo kandi bakagira by'ukuri umutima w'ikinyabupfura, ubumuntu, gukunda abandi kandi no kurwanirana ishyaka. Ariko cyane cyane twumva yuko ari umuhamagaro wacu kurwanya ruswa ndetse no kubaka ubudaheranwa. Umurenge wa Gatenga niwo wahize indi mu bikorwa by'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, ukurikirwa n'uwa Kicukiro Kanombiza ku mwanya wa 3. Mu bikorwa byo kurwanya ruswa umurenge wa Masaka niwo wahize indi, ukurikirwa n'uwa Kigarama mu gihe Niboye yaje ku mwanya wa 3. Umurenge wa Masaka kandi wanegukanye igikombe cy'umurenge wahize indi mu guhanga udushya twinshi dukemura ibibazo by'abaturage kandi mu buryo burambye. Innocent Habumugisha, Radio Salusi mu karere ka Kicukiro.